nta kigomba kumpagarika uko byagenda kose. Ntabwo wabaza umuvandimwe wanjye twakoranye ngo bikugwe amahoro, never. Niyiki se? Umushoferi. Hajya unyinisha ahubwo wowe. Wowe ugatinyuka ukarara untesha umutwe amajoro yose twaraye tuvugana ngo uri umusore muzima none urakamotari. Ubundi udusore nkamwe kutubwa turuka he? Umukobwa mwiza nkaba naraguteretse ufite umukobwa. Ndicuza igihe cyanjye amajoro naraye mvugana naye ku matelefone ngo sheri ibiki n'ibiki kumbura akamotari. Ibya motari nago ibya moto nago nshaka kubyumva. Umushoferi Kigali. Hani isono ufite? Pe. Utazongera gutinyuka gutereta abakobwa b'Ikigali. Umutima mwiza w'iki se? Je sijya ntetwa na motari uzabaririze. Agaciro se kiki ubwo urabona ugakwiye. Urandebwa ibona ngendo. Ntuzigere yongera kumpanga. Urambona saho. Kibona cyanjye kibona. Noneho naje pe ndumva meze neza nushaka uzese tugiye kuroka. Tugiye kuroka numva meze neza. Misiyo yanjye iratangira. Maze koga mfite amafuresheri. Hello, baby Vitis. Meze neza. Ndagukumbuye pe. Kutari wigeze umvugisha sheri byagenze gute? Ko nawe rero utangiye kujya unyirengagiza. Reka mbyemera ariko se manza umbwira uracyankunda. Ndishimye nanjye ndagukunda be. Si sheri hari akantu nshaka kukubwira. Basi sura byakira gute? Ngiye kukubwira cyagihe nyine wa munsi ubwo heruka ahangaha nategereje nyine bya bihe by'abakobwa ndahiba abanza waranteye inda akana kagezemo ngo byabiki bya bintu twakoze ariko abakobwa ni bagikabisa ugize ngo kimumbira iki sheri nawe uri kumbwira gutyo ariko none bigicuku kabe umugingo bingora kibizaho cyangwa ni kumva bitari byo ntari nsurira mo ngo kosa abahungu mwabaye gute ubuko aka kanya utangiye kunyihakana ndivuga mbikoka by'ikije byawe bicucu ngiye bakamubwiza ukuri iwacu ako se sheri koko nawe uri kuntera utwatsi banza umwe wambuziwe kandi twagiye twari tumeze neza none utangiye kumbwira gutyo unantuka wewe uzaba sinye ntabwo niyo ndafite imyaka ingana kuri jewe ubundi wacu muri famille yacu atimyaga dufite imyaka 20 ariko se wagiye utega amatwi none se niba mudatera inda ufite imyaka nk'iyo ufite ko ki twabikoze we karashika itonde ntapfa umuntu we utazonye no ntabwo nari nzi ko wankora ibyo bintu rwose pe ntabwo nari nzi ko wabinkora iyo myaka ntabwo ndayigiza wambuze kabahungu b'iki gihe mwabaye gute uzi ko abasore bose nuko nibyo mwigize urampemukiye koko nawe n'ukuntu nakwizeraga niwe uri kumbwira ayo magambo yose uzizera abandi ndagasha ugiye ahubwo nari ko nzaza nongera amafata wenda ibintu ntabwo babirimo n'uwamfashe we ntabwo bivuze ngo inda yagiyeho rero ibyo bintu uri kuzana ngo cyaranyishe kabisa ntabwo nzi ko wankora ibyo bintu pe cyakora ndumva rwose sinzi ubuse koko nkora iki shiri basi ngira inama ashirira amenyo gavuga pfuye nose utangiye kuntuka aka kanya kandi gashe ibaze bigoga ni byaye usheri mu biki
sheri wawe kuva agiye kuba naraje mwikorezaho nkataha bivuze ko twese tubasheri ko se aka kanya niwe uri kumbwira ayo magambo yose ndakwiyamye ntuzongeye kunyita sheri njye ntabwo iwacu dutenga dufite imyaka ingana kure ngenda ryaba umwana urumva mba n'iwacu urumva n'ikindi gihe ndakwiyamye ntuzongeye kumpamagara gusa imana abasore b'iki gihe babaye bate koko nawe aramemukiye ni ukuri pe se koko ndazira iki ntawe kwizerwa uhari koko mwana wahangana ariko bizagenda neza nturiya ukuntu yambwiraga ko afite buri kimwe cyose ariko nta kundi si koko niba umpoze biriya ariko ndababaye abantu b'iki gihe rwose ntawe kwizerwa uhari ukuntu yanyezezaga buri kimwe kanigire mu buriri ndumva n'umutwe urandya mbega umusore ngo arakinkora aka kanya agahinda ntikica Yo, girlfriend, ni neza se bro. Ni fresh se man. Gusa kuba udashyushye man, ufite inkuru ya danger hano. Ase nubizi man, cyetse za boro baye warazitunganganyije nyine nibwo nakumva ari fresh. Two n'utuntu tworoshye mwana. Byagenze niyo nkuru nje kugwa, ariko urabanza ugura akantu kugira ngo nyaguhe neza. Ubizi se mwana ko ngiye bicira imba ndina. Karahari se? Shana hari bito. Shitura nyine tukozeho nari. We nari bimana imbwira, we uramburana iki? We tuhita tujyana nari. Kibazo girlfriend, ubukonje ni iki rero nyine ewana. Rego urabizi mwana bankubise kasike, najya numve ko nawe wagiye basi ukagira ikintu ukubitaho nyene byatanga. We jye umenya ko ufite petit frère w'umukobwa man. Ngiye urumva niki? Akabenze yaruguraho niki we ewana naramubeshye niki kakamodoka hafi aho ngaho. Urumva ngiye kuva cyagihe niki? Nahise mwihora ndamukwama kuko nari nakoje ndavuga ati azanye. Ako se kuko warabikoze neza gutya. Agara guhamagara se kugira umukobwa ko nabonye ari shitani. Urumva ngiye na mwiza ariko ni shitani ngiye nago wabinyemetse. Nanjye ndi bogari man. Rego ngiye nifunzemo n'ikindi kubarabura. Niyo mpamvu nanjye nakohereje nkabati ndakuze. Noneho kubera ariko kiriya cyana ye urumva nshatse gutakana ndavuga ati waheza n'iki. Tugari girlfriend ntabwo nabikora nta nkoze ubufu. Mwana zukuntu mane nagiye kikanjugunye hanze mwana kikankubita rinete zanjye urabizi nanjye mba ndisonge. Urumva nicyo nyine cyambabaje ndavuga ati se girlfriend n'iki. Nitaye kuri kiriya cyana ari cyiza ndavuga ati girlfriend bitewe n'ukuntu yamubabaje ngomba kumutenda nkahita. Gusa nubwo ari cyiza narakitegereje ndarabanza kigira amahane. Kuko nabonye n'ukuntu kigiye gifite n'ibintu by'ibihomo banza kirwana byatara wori gafifi nyine rako biboderi gafifi. Urumva ngiye naragiye terastorikari za danger n'iki nabwo ati iki cyana n'iki genda renze muri ketse baranzi ati wazana amakoza ewa cyese kijya muri douche diregite niwe wanyifatira ngati twakozaho nari mane rwarwana ararutameze ahubwo unabaguze ukuntu nyine aho ngaho noneho wabunyemeje kuvangeje ari amama wabunyemeje iyo nkuru twagomba kuyinywera. Oya mane turanywa nubizi so bwahano tuzenguruka za Marriott tukazenguruka za Rabanone dusangira. Uze kutujya dusangira hari ikintu nabanje kugutama. Hari ikintu babanje kunamo se kuvanga jara amamagare. Angera ngo shari rero ngo nyingone urumva. Ndavuga ati agagicucu kigiwe. Ese mwana warana gutyo yazanye umudomo. None yanoreje amafoto ngatwika. Ngaho none namukuri ngo umunsi none twarara mu kabari kabisa. Urumva umunsi no kuma kabisa. Man, basheri ngo ndatwite niki. Yaze mwana niyo mpamvu mbona ufite inzobe muri iyi minsi banza warakimenye fresh. Noneho cyo cyatangiye kunama ibiceri. Arwana ko rubushaka kuba rurenze man. Rahenze ariko mwana nanjye nakoze ubuswa mare. Urumva yatangiye kujya kinama ibiceri niki. Iyo butari girlfriend. Ese kuki wakiyakanya mbona ari cyiza man. Kandi umuswitana nawe. We muswitana wambwiye ngo iki? Nambwiye ngo nkoze kugira ngo kibabaze nyine ariko mane rwarwana ni rwiza mwana. Nyine urumva ngewe urumva ni wowe ugize amahirwe yo kugifatisha. Urumva ku mpambuzi iyo nakoze aho ngo mite mwihorera urumva n'ubundi igiye kuba ari enjoy. Ko ntago yo kuvuga ngo Inda y'abandi iki urumva n'uwane kuba mutendanga namufasha n'iki kuba ate hani neza. Numva ze ko Yihimuye mwana niba waramudometse.
mwana tugende ndagaswe koste rwaviye rurahari ubundi rudusanza turi kuvuga ibi biboro mwana byo gutenda none ngene kibwiye ko mwana tutajya dutenda tudafite imyaka 28 kiracyana mwana twigire kukamwa mu Mwana, kare twigendere, tubivugana neza Gatyaza warakoze akantu kenshi. ngewe ntabwo